Ibihe byiza mwe mwese mukurikiye GGTV amajyaruguru amajyepfo burasirazuba iburengerazuba umujyi wa Kigali ndetse n'abantu mwese muri diaspora ikaze ku muyoboro wanyu mwakunze niba utarakora subscribe nyamuneka ukore subscribe uyu munsi twakiriye abajene muri ibi bihe turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 32 niki bano bajene babitekerezaho ubundi iyo tugeze mu bihe nk'ibi ngibi turahera kuri uno mujene kabisa mweshi musanzwe munazi ariko atangiye yibwira abakunzi bacu kugira ngo tubone uko tujyana neza. Okay, ni byiza murakoze cyane. Amazina yanjye ni ariko nyirango benshi murayazi ntabwo ni Olivier Kagame. Yes. Okay, murakoze cyane. Nuno mu sister yatwibwira. Murakoze. Nanjye banyita murakoze. Yes, ngira ngo ahari turumva ko ibintu ari byiza cyane. Nizere ko mwamaje kubumva neza cyane. Duhereye kuri Olivier, iyo tugeze mu bihe nk'ibi ngibi byashegeshe abanyarwanda, ubundi iyo tugeze mu gihe cyo kwibuka nka Olivier wiyumva gute? Ubu uri Olivier umeze ute? Okay, iyo tugeze muri ibi bihe byo kwibuka Olivier baba bazi wagasazi ndagenda ngatuza nkaba nk'umuntu waguye mu mazi kuko yabinyibutsa ibyahashize ntabonye nabibona rero nkabona ari ibintu sinzi uko nabivuga bidasanzwe dore ko ari na bibi cyane. Yego. Ibyo byonyine rero bikatuma numva ntishimye cyane. Yego, mushiki wacu we turaza gusa nk'abamugeraho gake cyane gashoboka kubera ko ni amateka menshi twagiye dusangizwa, twagiye tubwirwa n'ababyeyi, abasaza bakuru, twagiye twumva abayobozi b'igihugu cyacu babituganirizamo. Uvuga iki ku bantu sayizi ngizi bicara hariya bakitereka bagapfobya bakavuga ko jenoside ntayabayeho, bakavuga niba izindi mvugo zirembera urwango zigiye zitandukanye twagiye tubona ugenda usimbuka nabo kenshi kagiye gatandukanye? Ni gute nyine ubyakira iyo ubona bivuga gutya muri iki gihe? Ese nyine niki wabavugaho cyane niki wababwira? Okay, ni byiza rero icyo kibazo nacyumbajije abenshi ngira ngo n'abanzi b'igihugu cyacu. Yego. Birumvikana cyane bapfobya bakanasebya igihugu bagapfobya ibyabaye hano mu Rwanda. Yego. Ngira ngo n'ababivuga harimo ababikoze bari hanze bitwaza ngo bari hanze y'ibihugu bakavuga bagaserereza bagashaka gupfobya bagashaka gukuraho ibyo bakoze, ariko ndagira ngo mbabwire nimuvuge nimushake mubiririmbe gusa bazi ubwenge b'abanyamahanga batari mu Rwanda bo bajya baza kudusura mu gihugu bakabibona ko byabayeho, ariko abo bandi bari hanze babivuga bapfobya. Icyo nababwira cyo ntibavuge, ariko ibyo bavuga nta gaciro bizahabwa kuko nibo babikoze. Yego. Mimi, tukujyaho gake, wowe ni ibintu wenda utazi cyane ariko ukurikirana yenda ibintu byinshi, hari ibyo waragiye wumva. Ni gute wiyumva gute wiyumva gute iyo tugeze
mu bihe byo kwibuka nyine ni iki bikubwira nyine uba wumva ari ku bwawe nyine iyo tugeze mu bihe nk'ibi ngibi wumva gute nk'umwana ukiri mutoya ntahese ibintu wabayemo ni ibintu wagiye wumva uganirizwa cyangwa se abandi baganira ubyumva nyine wowe tugeze muri ibi bihe nk'umujenikazi wiyumva gute nyine nabi kuko ntabwo wakwishima bari kwibuka abacu baba barazize jenoside yakorewe abatutsi. yego so Olivier umuyobozi w'igihugu cyacu mu ijambo aherutse kuvuga ko nta muntu n'umwe ushobora kugaruka kwica u Rwanda aho kugira ngo urwice rwo ruzakwica. nibyo cyane ku bwawe nyine ubisesengura gute nyine gute ubyumva? ibyo yavuze byo nibyo cyane narabikunze cyane ririya jambo, ariko ni ukubera icyo umuntu ashora akitanga akaza kukwica umubona ukamwihorera gusa birahana. ngira ngo n'itungo ugiye kuryisha ryirwanaho rishaka uburyo ryirukanka, sibyo? ubwo rero abantu u Rwanda aho tugeze ntabwo turi ba bantu ushobora kuza ugakandagira ukatumenaho imyanda ukatuvuga uko tutari noneho ukagerekaho ugashaka kutwisha. ibyo ntabwo byashoboka rwose. yego ngira ngo ibyo bakoze byo birahagije, yego ntabwo bizongera gusubira. never again. Yes. rwose nk'abanyarwanda aho muri hose hagiye hatandukanye mukwiye guhaguruka uko mbyumva, so birakwiye ko duhaguruka tukarwanya buri wese utwifuriza inabi. aha ni byiza, ahubwo ni uguhagurukana amaguru yombi tugahaguruka tugakoresha imbaraga dufite kugira ngo ntagire aho bizongera kwinjirira, sibyo? sasa nk'umuntu wagira nama ki umuntu wabaye muri biriya bihe? kwanza umuntu wabaye muri biriya bihe ubona ari nka gute yakagombye kwitwara? umuntu wabaye muri biriya bihe wari uriho kiriya gihe bigenda kuriya, ubu uru Rwanda aho rugeze uku turi ubona ari nka gute yakagombye kwitwara? nibyo cyane, ababayeho muri icyo gihe ngira ngo kuri ubu ngubu bamenye byinshi. ushobora kwigishwa n'abantu babi, abarimu cyangwa se n'abandi bantu bakorera nabi cyangwa se abayobozi. yes bigatuma ugendera muri iyo inzira navuga nkaho ari mbi cyane, ariko nanone ukaza kugirirwa amahirwe yo kugera mu nzira nziza y'ubuyobozi bw'ubu. y'ubuyobozi bw'ubu, sibyo? ayo mahirwe rero ntabwo abonwa n'abantu benshi. hari abayoborwa n'ubuyobozi bubi mpaka bakarinda bapfa basaza bakiyobowe nabi, ariko twebwe u Rwanda twagize amahirwe yo kuyoborwa n'ubuyobozi bwiza. ubwo rero izo nyigisho dukura mu buyobozi bw'uyu munsi nizo kwishimirwa, kandi bigatuma tugira n'imibereho myiza. murakoze cyane. wagira nama ki bariya bantu bapfobya? nihe nama wabagira by'umwihariko muri ibi bihe? gupfobya rero, gupfobya ni ibintu bitagira aho bigukura ngo bigire n'aho bikugeza. ariko ngira ngo kwiruka ku muyaga ukaruhira ubusa ukavuga gusa ntaho byakugeza.
ukaza ugapfobya u Rwanda, ugapfobya jenoside yabaye hano mu gihugu, ibyo rero ntaho byakugeza. Inama nabagira ni ukubireka bakaza mu Rwanda tukabakira, bagatunganirwa, iterambere dufite hano rikabageraho. Yes, ni icyo kibazo nsa nkaho cyari icya nyuma nenda kubaza. Washishikariza bariya bavuye n'abakoze jenoside, cyane ko bagiye babyara, bamara kubyara n'abo babyaye ugasanga nyine babaye nkabo bitewe ni kubigisha nabi n'ibindi, wabashishikariza gutaha bakaza bakaryozwa ibyo bakoze. Hari nk'ubuririya. Yego, icyo nababwira cyo, u Rwanda nta na rimwe twigeze twugara umupaka cyane ngo bariya abantu nubwo bakoze biriya ngo tubareke. Amarembo yo kwinjiramo arafunguye. Yego, nibaze mu gihugu cyabo ndetse basabe n'imbabazi, ngira ngo mujya mubibona bababarira abantu babikoze. Rero nabo ntabwo bahejwe, nibaze basabe imbabazi. yes, ngira ngo ahari tuzakomeza kugenda tuganira by'umwihariko buhoro buhoro, tugenda dutembera ahantu henshi hagiye hatandukanye, by'umwihariko muri bino bihe bidasanzwe, bino bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ndabashimiye Olivier. Nibyo natwe turagushimiye. Sister nawe nagushimiye. Yes, wowe utarakora subscribe ukaba subscribe, tujye dukomeza tubane muri bino biganiro byacu bigiye bitandukanye. Shout out.